gera ku musozo uyu mwaka ukugendekeye gute? uyu mwaka byagenze neza ariko ku musozo niho byagenze nabi, narafunzwe ndakubitwa ariko Imana nimfasha uyu mwaka ndawusoza kubera Imana. Ari ugufungwa no gukubitwa icyagukamuye ni iki? Ngo icyankamuye ni ugukubitwa n'amabandi nziza, naho gufungwa byo nafunzwe nakoze amanyanga. Oya ariko nawe wari warwanye? Oya ntabwo narwaye. Kwa manage? Kurwana nari ndi kwirwanaho. Manage se ubwa mbere rubwo warambeshye. Mu kiganiro twagiranye bwa mbere narwanye na manage. Byagenze bite? Manage nyine yaransuye aho nari mfungiwe. Ariko oya ndavuga manage wo mu kabari. Manage wo mu kabari. Manage wo mu kabari ntabwo tugize turwana. Ahubwo we yarankubise arangije ambeshyira n'amagambo ntavuze, baramfungisha nyirika bararamfungisha. Ndikubeshyira ayo magambo? Nta magambo nyine ntapfa gusubiramo, nkuseho ibigambo aragenda arambeshyira ariko kubw'Imana Imana irandukura. Yakabwo warayavuze ayo magambo tu? Oya nose wanshinja gute kutaruhara uretse kumva ibihuha gusa? Ndikubaza nyine n'ibihuha. Ese Njuga nyuma yo kuvuga kugutanga akabari wagutanze mu banyamakuru ndetse no kandi rwe mwari muri kumwe mbubanye mutubu ngo Njuga nta kibazo dufitanye uretse ko amaziminsi nawe ndi kumva ngo ararwaye ariko Imana imufasha akire dukomezanye, Imana imufashe mbese tuzakomeze mu kwa mbere. Uzahageze se ufite icyizere ko nta muntu uzongera kugukubita? Reba ibisebe, reba inkovu umubiri wose. Uyu mwaka ugiye kurangira ariko Imana ibimfashemo musoza amahoro. None se yakagukunda iminsi isigaye ntabwo ari myinshi cyane uretse ko nawe wanayipfamo da awayitamikiye. Azaraga ngo upfuye umunsi ntabwo ari ibintu tukwifuriza nk'abantu bagukunda nk'abakunzi bawe, ariko twese tuzapfa ntubizi? Ndamutse mpfuye napfa kimwe nuko nawe wapfa. Okay, ni iki wakwicuza? Icyo nakwicuza kwicuza ibyaha nakoze no gusaba Imana imbabazi, wenda ngataha mu bwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru ni ikihe cyaha gikomeye wakwicuza? Ni byinshi cyane. Ntabwo nakoze icyaha kimwe, nakoze ibyaha byinshi kandi icyaha cyose nta cyaha kiruta ikindi. Icyaha cyose ni icyaha. Ariko ngo ibyaha biraryoha. Ni ikihe cyaha kikuryohera? Nta cyaha kiniryohera njye. N'icyaha cyose nakoze ndakicuza. Icyaha aba ari icyaha cyakuryohera utese. Ntubeshya se? Kubeshya. Kandi kubeshya umuntu abeshya yumva biryoshye. Kubeshya ni icyaha, nawe ndabikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ariko nawe ntabwo uri umwe. Ngo nta terambere ukeneye, ngo aho wageze hararangiye. Ejo bundi kweruka kuvuga. Nawe ntacyo ngewe nkeneye kuri iyi si, igisigaye ni urupfu gusa. Zabaho uko mbayeho nimfa umeze nk'abandi bose. Nese ntabwo yifuza byibuze kumara indi myaka 30 irenga kuyifite? 30 nimaze byaba ari amahirwe kubera Nyagasani. Naho bya bine byo kuvuga ngo Mana ngo uzamfashe ngo nzubake etaje nangwa nzabona imodoka, ibyo nta byifuzo mfite ngiye. Ibyo warabirenze se cyangwa no kubona ko bitashoboka? Nuko mbona ko bidashoboka. Nta cyizere mbifite. Wariyakiriye? Yariyakiriye. Reka twinjire mu nganzo. Ubone ntabwo nkumenyere uri karume gutya. Ushobora kuba ari ikibazo runaka cyabaye, ubone nani nkumenyereye, ufite blague nyinshi mu kiganiro, indirimbo y'umunota umwe. Kandi imbeba yaragukomye. Imbeba urabona ko indirimbo ye ni ndende kandi mu buhanzi amazemo igihe. Ngiye nta nubwo ndi umuhanzi ariko nabisobanuye inshuro nyinshi. Kara karirimbo k'umunota ahubwo naragerageje. Ko mabuje si yanjyanye muri studio nafite gahunda yo kuririmba. Tugeze yarambwira ati yakajya hari ibiririmba. Pfa kuririmba maze kwinywera ka konyagi. Kuririmba urumva waramaze kumwe binaniye mbivamo. Nabonye ko ntago nayirangije ariko nitonze nkandika gategura nk'abandi bose nk'ukuntu bategura naye naririmba nk'abandi. None se wabonye ko ataryoshye nubwo ariko gusa. Ese wasomye comment ziri ku ndirimbo? Comment ntago nazisomye, mwe muzisoma muzaba mugenda mutubwira uko bimeze. None se waduhanga pero gatatu. Intebe yawe kuri kunsubiza inyuma mwabimeze. Waturirimba agano gato cyane Katarina bebe sukari ngana linga kayo. Katarina sheri kitoko mina kulavi.
mayitometo mayitometo ba mayitometo nyine nawe urabyumva inyanya zanjye nyine urwo none rurimi urwo none tomate n'isugu tomate naguzi oya iyo bintu byose urimbye niringara n'igifaransa tomato tomato z'icyongereza navanga vanze indimi n'ikinyarwanda kirimo urukundo rwanjye byose birimo navanze indimi byose harimo igifaransa icyongereza iringara ni nyinshi cyane none se uteganya kuzayisubiramo iriya ndirimbo nzayitegura neza nitonze nafite gahunda nyinshi none reka tugaruke none byagenze bite kugira ngo usohoke muri studio umaze kurikodinga umunota umwe wiruke abantu bakubura uburirwe ntabwo nirutse njye nabivuyemo wari uri kubikora naramubwiye stop ntagire wongera kumpamagara niko nkora njye none se icyo gihe mabuja yabaga ari kukubwira iki ntabwo byamubabaje cyane byaramubabaje kubera indirimbo nayirangije ariko njye niko nkora ntabwo ngendera kuri baranyica iyo nanze mba nanze iyo wanze uba wanze uko bimeze kako nyagese wari wakamaze nakamize rwose yari igihari yaragarutse ndicara ndayinywa n'abandi barakomeza bararirimba none se kubera iki wemeye bafata video y'indirimbo itarangiye ni ukuvuga ngo barampendahenze ngo nigende nyikomeze bifata icyumweru bifata ikindi bambonye nanze kuyikomeza mabuja atanga itegeko aravuga ati basi dupfe kuyikorera video gutyo ntakunda ubwo yanze ubwo yabyanze kiriya gitomati se bakuzaniye kiriya cyuki barakinzaniye nyine ngo kimfashe muri video yayo kandi urabona cyarabikoze kabisa indirimbo kirayifilinga kabisa atandukaniye n'abandi bakobwa mwagiye muhura mu kazi ka buri munsi uriya mukobwa ukina mubonye ni umukurajezi kabisa n'undi wese wasohora indirimbo yamwifashisha none se ariko ngo Asiya koko uramukunda yaka Asiya uramuhemukira uramubabaza ugira gute ntago gahunda urazica gahunda muhana urazica ariko ntabwo ujya umuvaho ngo Asiya ndamukunda ariko nawe arankunda nose ko ngenda kongera kamamagara ariko ntabwo ngunda mu by'urukundo ku buryo wenda twakurana ngo yambera sheri arankunda kubera ko ibyo mukorera mu kazi ke muri bizinesi ze nyine aranyifashisha ariko ntabwo ari rwa rukundo rwo kuvuga ngo yambera umugore ntabwo yambera sheri oya mufite nka mabuja bisanzwe bibaye se ugiye kumva ukumva uravuga ati yakati nyamara nubwo ngukunda mu kazi ariko n'akantu kari bibaye ngombwa akambwira ati ukumva uraguhamagara bikubwiye nka nimugoroba nk'ubu tuvuye mu kiganiro akahita bikubwira navuga ati kabisa mana waranteguriye ese kuri kureba ku ruhande hari umuntu mufitanye gahunda hanyuma yaka muri no minsi abantu bagusabye yuko bakureka bakabwira ngo reka inzoga burundu tugiye kujya tuguha amafaranga yose wifuza ku munsi uba ahantu heza uhabwa akazi keza wayireka bakagushyira ahantu utazigera uyibona kugabanya inzoga nagabanya ariko nanone kumfunga ukanshyira ahantu ntazongera kubona inzoga aho n'ugufungwa niho batabona inzoga iyo umuntu afunzwe naho kuvuga rero ngo nareka inzoga burundu byo ntabwo byashoboka gikora nagabanya wenda nkajya nywa mu rugero ariko kuvuga ngo ndetse inzoga burundu impossible byo rwose n'ubitekereza yibagirwa nese ko zikunda kugukoresha amahano ahubwo wambwira ati ngabanye nywe mu rugero ngereranye naho kuvuga ngo ndetse inzoga burundu byo keretse narwaye ndi mu bitaro keretse warwaye uri mu bitaro ndi ku miti kabisa none se harya ubwo inyinshi ni izihe inkeya ni izihe donc urugero rwiza ni uruhe ngo biterwa n'izihari kuri wowe ubundi wanyweye nkeya wanyweye nk'amacupa ngahe amacupa arega nayo aratandukanye inzoga ntabwo zose ari kimwe ushobora kunywa icupa rimwe ari inzoga wenda tuvuge nka ziriya zikarishye ziriya rikeri naho ntabwo wafata rikeri rero ngo uyigereranye na mitsingi cyangwa izi nzoga z'urufu amacupa rero nayo aratandukanye kandi agenda arushanya volute neza nka konyage
so uri kunywa konyage ingana gute kiriya gihe? Konyage ntabwo njya nywa yonyine, nyivanga na fanta kuko ni rikeri karishye. Nyivangana n'agakoka nangwa agasita. Kubera iki? Kubera kuri karishye cyane. None se wagiye uyireka? Byo ntabwo nayireka kuko mba nshaka ka presiyo. Ka presiyo kuko zigize. Ka presiyo karimo neza, ikibi ni ukurenza. Nyine ka presiyo nyine gute? Ubundi unywa inzoga wenyine ngo bigende bite? Ka free ukumva urimo neza. None zaka hari abantu banywa inzoga kubera bafite icyaka cyangwa inyota, hari n'abantu bayinywa nyine bashaka presiyo, bashaka nyine izo hayi zawe uri kuvuga, wowe unywa inzoga ushaka iki? Niba ari ukuvuga ngo umuntu anywa inzoga ngo kubera afite icyaka, ari byo wanywa amazi. Ntabwo tunywa inzoga kubera ko dufite inyota, tunywa inzoga dushaka gusinda kugira ngo dufite agapresiyo gakeya, wumva ufite akanyamuneza mu mubiri. We niyo mpamvu unywa inzoga? Ngewe nywa inzoga nshaka gufata agafuri gakeya kari mu rugero. Agafuri? Nawe ari ukuvuga ngo nywa inzoga kubera inyota, nanywa n'amazi akonje. Konyage imara inyota. None se ntabwo ngewe cyo nakubwira cy'abantu hafi ya bose banywa inzoga bashaka gusinda. Wakubeshya ngo nywa inzoga ngo ushaka kumara kwica akanyota oya. Inzoga simara inyota. Nese wa muntu uza mu kabari avuga ngo ngo inyota yari nyinshi ngo mu makanu gakonje. Cyaka ngo mu makanu gakonje. Cyakora gakonje ko kamara icyaka, ariko inzoga ntabwo ari kumara inyota. Wanywa n'amazi akonje inyota yashira. Inyota yitishira. None se ahubwo ikindi abantu bakundira inzoga ni ukura n'abandi mukaganira, mugahana ibitekerezo, ukagenda uhakura n'ubwenge. Nicyo cyiza cy'inzoga. Ni nk'ubuhebwenge wibuka wakuye mu kabari. Inzoga ni gahuza miryango. Inzoga ni gahuza miryango. Ubu muri no minsi ni gahuza abasiri, ni gahuza ibyamamare. Ubu inzoga iguhuza n'ibindi byamamare bitandukanye. We kuva watangira kunywa inzoga uri mu kabari, ni iyihe nama wibuka wakuye mu kabari? Ni nyinshi cyane. Twagiye. Inama nakuye mu kabari ni ukuvumba mu kinyabupfura. Inama ya mbere. Nize kuvumba, nagiye mu kabari kuvumba. Uvuga niba uri umuvumba uraceceka, abari kugura bakagura, wowe ukicecekera kuko iyo uvuze baragusohora, uri gusakuriza abakiriya kandi uri umuvumba. Icyo ni icya mbere nakuye mu kabari. Uburyo ubu nta nyota nshobora kugira ko iyo ni tekiniki ya mbere yo kuvumba. Ni uguceceka. Ni ukwicecekera ugasoma, abari kugura bakaganira, ukazinywa buturi. Iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri? Inama ya kabiri, urabona mu kabari habamo amagambo menshi, tuganiriramo byinshi. Guhura n'abantu batandukanye, kandi mu kabari uhakura inshuti. Ushobora kujya mu kabari wagurira umuntu amacupa abiri akaba abaye inshuti yawe. Ejo mwahura nawe yayaronse akakugura. So nuva mu kabari haba urukundo. Uretse ko rimwe na rimwe barwana bagaterana amavide, nanone bikaba bibi, ariko rimwe na rimwe mu kabari nanone uhakura inshuti. Isomo wakuye mu kabari rero utazibagirwa, wavuze ati shata ahangaha byari bikomeye? Isomo nakuye mu kabari ni ugutaha kare. Irindi somo nakuye mu kabari, niba abantu barwaye apana guhurura ngo ugiye gukiza. Ko hari igihe baguhusha ivide nangwa bagahusha umuntu ivide rikagufata uri mu hururu. Ni ukuvuga ngo niba barwaye yirukire wigende, kandi bashaka bica ni we wagiye. Naho nuhagarara aho ngaho pandagari niza barabayorera hamwe mwese, murajya gusobanura mwese muri ndani. Wageze musange umazemo nka gatatu utazi ngo byagenze bite, hari bya bintu byo guhurura ngo ugiye gushungira. Iryo somo rindi nakuye. None se yakaba ubu ngubu urabona uri inshuti yanjye? Uri inshuti yanjye se? Uri inshuti yanjye? Ko nawe bivuga iryinyo rikurinde. Ndi kubwira ari. Okay. Ubu twasangiye. Ukabona umuntu aranyatatse ari kuntera ibipfunsi. Wanyonyomba kandi namye nkugurira waje uri umuvumbyi bimwe bavuga. Twazanye. Twazanye ebana nakwitambika. Ariko tutazanye duriye mu kabari.
ukarwana wenda n'undi muntu mwazanye cyangwa wenda ndahagusanze mu kabari uranyishimiye nguriye icupa irya mbere irya kabiri uriyenjeje urarwanye baragukubise ndahunga cyakora twazanye nakwitambika naho umuntu tutazanye duhuriye mu kabari uranguriye nk'uko nanjye nakugurira uzanye ibibazo baragukubise ndaguhunga asiya kubundi buragura urasengera njyewe ni njye wa mbere uriya amaze gushyiramo amacupa 2-3 ngurira nabo ntazi buriya abasinzi bagira urukundo uriya amaze gusinda nta n'igiceri mfite nyasiga mu kabari cyane cyane nkatwe noneho tutagira abagore nta kibazo uba ufite ngo umugore arakubaza rasiyo umunyu washize amakara yashize buji turanywa bikazaca imana none se icyo nicyo cyiza cyo kutaza n'umugore uri umusinzi cyo kuba nta muntu ukubaza amakara nta muntu ukubaza amakara buji igitenge cyanshikiyeho usanga twe tumeze neza twitwa ba papa mbyiri ukikoza mu mufuko ugasanga nta n'igiceri cy'icumi wararaye igiceri mu gitondo ukabyuka ujya guhiga none se ntabwo ujya utaha n'amaguru ushidutse amafaranga yose wayenywereye Ibana hari igihe rwose nta n'igiceri cy'icumi kandi none nari mfite nka veni kandi urabona ayo mafaranga ntabwo bayanyweye wenyine ni rwa rukundo rwo mu kabari nakubwira ura n'umuntu yagurira icupa ukaba uramwishimiye abana bazana kandi karawundi za soni z'abasinzi nyine sunda ava mu bagabo ngewe naguze ukaza gushiduka umufuka ubereye kubera abandi bagabo bari kusenyera nawe ukihagararaho kandi urabona n'akawungu ufite mu rugo ukaza gushiduka nta n'igihumbi ucyuye mu rugo noneho abafite abagore ni ibibazo nibwo bumva ngo abagore bishe abagabo usanga umugabo yahembwe ayamariye mu kabari yagera mu rugo umugore akamukubita umuhini akagucunga wasinziye akakwica mwese kuko urukuzi abagabo bagiye babigenza bute bagira inama abagabo bagenzi bawe abagabo icyo nababwira abagabo cyane cyane abagabo bafite abagore ujye mubanza mugende muyahereza abagore noneho ufate utwuri bunywa agacupa ugende ujye mu kabari ubunywe nurangiza utahe usange madamu wawe yatetse urye wiryamye naho kuvuga ngo uvuye ku kazi unyuze ku kabari utaragera mu rugo sha ndakubwiye mufite ibibazo ntabwo natwe tutagira abagore twe niyo twayamara ubwo twarara mu muferege twarara mu muhanda ikindi nakubwira umugabo ufite umugore anyimye ku icupa ntabwo namurakarira kuko aba afite imibare myinshi bodaboda z'umwana amakara yashize ikayi ry'umwana urabona amashuri yaratangiye ntabwo rero ubugari amavuta ayo kwisiga ayo kurya urumva imibare umuntu ufite urugo aba afite akwimye ku icupa rero ntukamurakare akaganiro nanjye karandenza ubwo abagabo bafite abagore n'iteye dusanga muri kunywa icupa nako abantu dufite abagore nimujya musanga turi ku icupa nimukaturakarira oya ujya urinywa kabisa ariko unanguriye byaterwa n'ubushobozi ufite ko ntabwo bivuze ko utagura ariko ngewe bitewe n'ubushobozi wenda waba ufite uvuze ati rwose ngewe ndi kubara mu rugo bimeze nabi hangana nabyumva wabyumva ariko umuntu udafite umugore kunyima ku nzoga nanjye ntabwo wazongera kunsomera ku nzoga nose uba uri buyajyane uba ugiye guhahira umugore uba uyabikiye ariko ufite sheri nawe aba agomba kumumenyera umusatsi kumujyana muri salo bakamukora kumugurira inkweto nziza kumusigishiriza inzara izo ntabwo ari inshingano z'umuntu ufite sheri nose sheri ni umugore wawe se nizo inshingano ze ni izihe wenda wamusohokana mugasangira ko ntabwo ari ukuvuga ngo imisatsi inkweto ngo birakureba gute se ntafite iwabo se ibyo ni ubusambo nizo sheri wawe ntabwo wamukora ibyo bintu ibintu birenze wakorera sheri wawe ni ibiki keretse ari sheri wanjye wa undi nyawe uwo dufite gahunda yo kuzashakana naho umuntu duhuye ngo twakundanye gusa atari wa wundi uri ku mutima uwo tuzarushinga
ntabwo bishoboka. ni ukumuha yako kanya agakomeza nanjye ugakomeza. Hanyuma abantu bari basanzwe iyo wazaga mu kiganiro wabaga uri kumwe na manager wawe, wabaga uri kumwe na equipe ngarimo muri kumwe amabonsa abantu barebera inyungu zawe. Uyu munsi mu kiganiro uri kumwe n'abantu bari kugucungira umutekano hafi yawe, ariko ntabwo uri kumwe na manager wawe, byagenze bite? Okay, ngewe icyo nakubwira kubyerekeranye na manager, Vidi Frank ntabwo kiri manager wanjye. Ngewe nifatiye icyemezo nk'umuntu w'imyaka 30 n'indi hejuru. Manager wanjye yagiye udufaranga twinshi ndira mu mibare nkamibona nkamureka, nkamubona nkabyihanganira, ngakora iperereza mu dufilime yajyanjyanamo, bakambwira amafaranga bamuhaye ntibihuze nayo yambwiye. So manager wanjye rero kubona yaragiye andira mu mibare ntamworera, ntabwo ari uko ndusha ubwenge. Uyu munsi rero nafashe umwanzuro ko atazongera kumanaginga, uretse yuko nzakina muri filime ye anyishyure nk'abandi bose, ariko Vidi Frank ntabwo akiri manager wa Yaka, buri wese abimenye. Ubundi kwimanaginga myself. Thank you. Uzanyenera uwo ari we wese azanyura kuri namba yanjye 078 40 31 206. Iyo nimero ibaruye kuri nde? Iyo nimero ni yanjye, niyo ndi gukoresha muri iyi minsi. None se Yaka, Vidi Frank mumaranye igihe agukinisha no muri filime yiwe, wigeze ugenzura neza nyine ayo makuru wagiye wumva yuko yaba mugirana ibyo bibazo ngo cyangwa se mwigeze mubiganira wowe nawe? Nge nabigenzuye inshuro nyinshi, agenda n'udufaranga nkamubona nkabyihorera, nkamubona nkabireka. Byabaye ngombwa ko mfata icyemezo uyu munsi rero. Ntabwo azongera kumanaginga ngo anjyana muri filime runaka, anjyana muri interview runaka. Ibyo nzajya mbyimenyera ku giti cyanjye, nidiriringire n'unkeneye. Nawe nankenera ngende mukinire anyishyure ntahe. Just finish. Yeah. Ugende wamusezeye? Okay, ntago namusezeye kuko ntago twatandukanye. Yewe nakubwiye ko atari manager wanjye gusa. Ikindi nawe ubundi turacyari kumwe, ndacyari muri filime y'ubutumwa bugufi, ariko ntago ari manager wanjye. Ndi umukinnyi we nkuko abandi bakina muri filime ye. Just so. Yaka, reka tugane no ku musozo. Dusoza ahubwo nawe urabona burije kandi urabona nawe ufite ubwoba ko bashobora kongera amabandi. Ubundi se naguze ibyo bankoreye hano iwanyu Nyamirambo hano, baranize banyaka telefone baranamondagura. Ariko none nawe ufite telefone nziza da? Oya, ntabwo ari nziza kandi nakajagi mvi no gukoresha, ariko nzashaka indi. Uzashaka indi. Twerekeze ku musozo nshuti yanjye. Reka duhite tunarangiriza aho ngaho. Uyu munsi ntabwo uvuye mu kiganiro kuva twakorana. Ugeze ubona amaguruka, ntabwo mfite discipline birantunguye. Iyo nanyweye iyo nasinze bwo iyo bibaye ngombwa ndahaguruka. Uhita uhaguruka. Fata icyemezo. Reka gushimire cyane Yaka. Okay, nanjye ndabashimiye cyane 3D TV. Thank you.